Previously on the Homeless Girl Season 1 Episode 1. Ndagukunda cyane. Ateka indyo y'ubwoko bwose n'ibyo ari bunanirwe umuyobore. Shaba murabizi ko nanga igikona ariko kujya cya gikobwa kidusebye ndihangana ngifasha. Ko nawe uramupfobya ugakabya. Aka njemba mbona nta kintu gishoboye. Lewis. Mama. Surprise. Surprise. Kuri kunyebuza ntabwo uyu narise umukobwa wanjye kandi umukozi wacu. Nta kibazo. Ahubwo uyu ni umukazana wanjye. Umukozi. Wagarutse? Aho ubutumwa kutari wamenye. Umukozi. Njyewe maskini ubundi wari kubundeba wiki ko nanjye ese basi wabimbwiye kugira ngo mpumurize. Iyo yihorera. Wakoze ibidakwiye n'ababaye ariko Ndi ukora sibyo? Garota cyangwa mwakomeje ibyo mwari murimo. narakubwiye ngaho ndorera reba ibintu nkoreye umuza akazi kanjye yego ikibazo na kimwe ngenda bikemura sinjye kuza sinjye nagwesheje akazi hano ntugire ikibazo kimwe ngenda bikemura mbega ibintu kumara we ijuru ringuyeho no ugira ikibazo ngenda bikemura ndavugana nawe sibyo ndavugana na mama wawe umunsi wa mbere mbona ukuntu yamfashe ngenda biza nahoraga mfite igishyika none reba birabaye ibyo navugaga akazi kanjye ndakabuze tayari reka njye no kuzinga ngiye kuzinga mbe nitare sinshaka induru ya mama wawe ibyo byihorere we ibyo bindekere simbigusabye ibyo bindekere ngenda bikemura ngenda avugana nawe mama turaziranye nta kibazo ngiye mama aranyumva nugira ikibazo kandi abizi mama icyo naba shaka ntabwo yakinyuma sibyo nubigire ikibazo we bindekere ndabisi birarangiye ndakeka birarangiye nta kibazo na kimwe we bindekere nagusabye niba unyizera ngo ibyo bindekere sibyo nizo gutyo mbona umeze nk'umuntu ufashije n'amahoro. Mami, wabaye iki? Ntumbwire ko ibintu umajije kubona hano hirya nawe waba ubizi. Uramutse ubizi nakumerera nabi. Tambira ko ryabaga nanjye gukubwira ibiza niriye se ko njyewe ibyo mbonye Lewis na mukobwa wacu ngo narisa nsanze reka bahoberanye babaye nk'umuntu. Sibyo no guhoberana baranakundana. Ye? Sibyo no guhoberana baranakundana. Wajya ureka gushyushya inkuru wa mwana w'umukobwa. Nazibaga nanjye gukubwira n'iyi. Yararumewe. Ni cyagihe wari ugiye kumbwira nkabona umuhungu wanjye arinjiye. None bangana ari butinye kubwira Lewis yumva neza. Ko nabimenye kera najya kwitubwira.
kuriya mukobwa yazanywe na twinshi. nari umuntu nabonye ari gato nkagiye naranamwihanije mubuza kwishinza kuri musaza wanjye ariko ntiyumva. Reka ngo wenda twigire ku byacu. Umukazana wanjye reka turebe ukuntu tumufata neza. Ni umushyitsi. Reka turebe ukuntu ibintu twabikavaringa, turebe ukuntu nta na kimwe agomba kumenya. kubyitwaramo neza nyine ubwo tukazabikomeza Trish atakiri hano. Naho rero ibigendanye n'ibyo ngibyo by'uko bakundana, intego yamuzanye umukobwa ntago kwegeraho. Reka nze mbikurikirane neza. Cyane nabikurikirane cyenda kwizeye. Nawe ikintu ugiye kunkorera wite kuri Trish ya neza, umufate neza. Nkora bisibye atari ibintu ugomba kumva. Okay. Kanze Ari ibintu ugomba gukora. Okay. Hagarara aho ngaho. Ndabona unezerewe. Nshaka kukubaza akabazo kamwe. Ukundana n'umuhungu wanjye cyangwa ntabwo mukundana? Se ndakubwiye ngo umpumbyeho amaso. Umuhungu wanjye uramukunda ntumukunda? None se no gusepfura bijemo mu byo nkubajije. Ndakubaza inshuro yikangahe, ndakubaza ngo umuhungu wanjye Lewis murakundana ni mukundana? Okay. Ndabona ubuze icyo usubiza. Ariko ndashaka kugira ngo nkubwire akantu kamwe. Kurugutura amatwi yawe wumve neza. Umuhungu wanjye ibintu byo kumukunda bivana mu mutwe wawe. Umuhungu wanjye afite ubukwe. Icyo kintu urakizi? Sinzongeye kukubona n'umuhungu wanjye. Akundana na Trish, ntabwo ari we mukundana. Niyo bagiye gukorana ubukwe. Kugira ngo amatwi yawe arumvishije. Subira mu byo wabura. ayiwe Aba nawe uriyenza nubona ko nifitiye imbeho. ubaze njye nta nimba mbona noneho ko kumenyera muri biriya bihugu mbona numva ubu noneho hano ndi Ubu wowe uri kumva ubushyuhe bwakurenze. Sinzi nakubwira ndimo ubu muri iki gihugu cyacu. Uburyo wambaye biragaragara ngende kubura amaze n'udusogisi. Ndabumva kiramva muri biriya n'umuntu anakumbura kwambara mini akabibura. Cyamba murashoboye. Ahubwo se mbwira ngambwira sheri wanjye. Papa wanjye turajya muri shopping ryarese. Mva nk'ikintu wumbazize n'ubu tugende. Ubu ukunze urumva icyo ari ikintu wambaza igihe icyo ari cyo cyose ngiye eguko. Okay, nta kibazo kuko hari utugift nshaka no kugura mama. Hari ikanzu nabonye, hari ikize nawe ndakugurira. Nese tujye kujya muri shopping urafata ibyo ushatse nta kibazo, sibyo? Nuko nyine hari ikanzu nabonye muri phone ya mama yari screenshot. Ndabati nayo nzagenda nyimuzanire. Asa nawe waje kumuvumbura neza kanigize ibintu bya mama. Mama ikintu cyose umva abinzara abiki birangira gishyizeho. Narabimenye ni nk'itegeko nyine umuntu ashaka kumushimisha ubundi ujya muri screenshot. Nanjye naragize weekend yijya muri telefone kunumvaga nabusise none ndakugurira iki noneho. Ndancanga. Okay. Ubwo turagenda ku mugoroba cyangwa tuzagenda ejo. Uyu ejo ntabwo byakunda ejo mbabarira kese utabimbwira nyine ubwo kabimbwira ejo. Byangezeho wabimbwiye. Tugenda ku mugoroba. No, nakubwiye twagenda. Ariko reka twinde ndahava akazuba. Oya ahubwo akazuba karenga Rwanda rwacu niri zuba se umuntu araza gutonyoka. Ngenda konje umva imvura iri kugara ubu. Nyine akazuba gace kubera imvura yaguye umunsi arava. Wowe urumva ukonje. Buse nawe ugeze mu France no wa mbere ute. Warwara ubutita. Ubutita ni ubutita.
ubutita nawe utangiye kuvuga ikinyarwanda ni ikinyarwanda narakibagiwe ahubwo abantu mwese mugenzi muraza muri ubu buzima ariko reka ni muki imyaka 5 ni myinshi ufite sisters 3 kagaje so bite ko mbona ntazi ukomeze uzi ko wikunze wagira ngo nta nubwo uri muri iyi nzu ndagira ngo umenyeshe rero ko ibyawe nirangirwa mukozi mama yabimenye ngerega nemerewe gukundana n'umuntu wese ashaka kuratinyuka ukanabivuga ugakundana n'abakozi se mubo wemerewe nabo barimo rero reka nkubwire ngewe ibintu wakoze rwose sinagushyigikira bro ntabwo nagushyigikira kuko sinibaza ukuntu Trish uriya mukobwa ukuntu ameze uramureba ukaribona kiriya kigoryi ukabona barahuye ku buryo Trish wifata ukamurutisha ngo Alice mufite uko mubibona nanjye mfite uko mbibona aho kubibona abantu twese tutabona kimwe ntabona nka mama ko tugukunda ubizi ko tutari mu bantu bakubeshya ni gute ubona ibintu bitameze nk'uko twe tubibona ariko muribeshye cyane murankunda ariko ntabwo mwankundira ngambwira rero ukunda ibyo bintu wabitungutse imbere ya mama ko mama nawe ko yasezoye ko ibyo bintu adakeneye no kubyumva mu matwi umbwira uburyo watinyuka imbere ya mama umubwira ngo usigaye ukundana n'umukozi wo mu rugo ese nta nubwo byumva ko ari ukudusebya waduhesheje agaciro nk'umuryango si twe muryango ufite njye se mwanyumvisha nk'umuryango rero reka mugire inama ibyo bintu ndabizi neza ko mama ari buze kubikubaza nkugira inama ubitekerezeho neza umenye igisubizo gikwiriye cy'umuntu ariko umenye ko mama ibyo bintu uramutse ubimwemereye sha bro akubwizwe bitewe n'uburyo nabonye ameze nta kintu na kimwe n'ikintu wazongera kumubwira ngo yumve amahitamo n'ayawe utekereze ibyo umubwira neza utekereze pe niyo nama nakugira ngo mushiki wawe agukunda njyewe nta kindi mfite cyo kuvuga ko njyewe nkunda Alice sibyo kuko njyewe ngiye gukoresha uburyo bwose nshoboye mbibwire mama ko dukundana ndabizi nyine arabanza yisaze mama ndamuzi umva arabanza yisaze ariko nk'uko nabikubwiye njye mama iyo mubwiye ibintu arabyumva reka isi mama urabona ndi bumukizwe n'iki koko ariko Alice njye nakubwiye nyizere nk'uko wanyizeye ku munsi wa mbere njye mama nimbimubwira ndabimubwira nshaka kubimwumvisha byumve ntabwo mbimubwira wenda mbirekera gutyo njye ndabimubwira byumve kandi nizere basi natabyumva umbabarire basi Lewis ureke umbangamireke nkora akazi kugira ngo mbone aho nkomeza kuko niba hano urabizi nawe ko n'ahandi hantu mfite ho kujya sibyo nyine ndumva ngera nafite n'ubwoba ariko Alice so wese ko mukunda ndabizi ariko mama wawe mama nakubwiye ntugire ikibazo mama njye ndamuganiriza ndabimubwira no se mama niba nkunda ubwo nyine araza kwemera n'ibyo nkunda sibyo ntabwo ariko mbibona ariko nta kundi basi ngaho nyizere njye ibyo bintu mbikore turebe uze kumubwira witonze sibyo njyewe nakubwiye ibyo we bindekere njye ndabyikorera sibyo kandi ntongeye kugira ubwoba reka mbe ngiye gukora uturimo hanze ahubwo nyine uze gushakisha ukuntu ubwira ariko ikintu nange usabye utuzi ntabwo ubwoba bwabura ariko nanone uru rugamba tugomba kurutangira nta kundi nta kibazo gusa ukomeze no kwihangana sibyo ngaho genda ukore utwo tuntu kandi urabizi ko akunda ndabizi nagenda gukunda cyane urakoze
Trish bite byawe bigenze gute? Mbwira cyo kugendekeye gute se? Hari icyo wabuze hano se? Ni igikira biko Trish bimeze Umasanzira wese ari kubwira umukozi kamukunda. Sanzira wese ari kubwira umukozi kamukunda. Trish ihangane haguruka. Komera. Umva ye. Ihangane komera, sibyo? Ihangane. Sinakubwiye ko ngukunda. Narakubwiye ngo ndagukunda. N'umwana wanjye rero. Nta mpamvu yo kumpakanira. Sibyo? Kariya gakoze gashobora kuba kari kucukira umwana, sibyo? Kariya gakobwa sinzi icyakazanye rwose. Arimo kushukira umwana, ariko niba arimo kumushuka ni njye nawe, sibyo? Komera. Ihangane wicara ahangaha nkuzanira icyo kunywa. Nkuzanira akaji, sibyo? Ihangane. Nganze mvugane na Lewis, sibyo? Ihangane gatoya. Lewis! Ngeze amahirwe usanze ahangaha. Hari akantu ushaka kugira ngo mbwire. Keza kandi. Byagenze gute se? Mbwira. Ngo ni akantu keza? Ni keza uri bwumve nyine. Niba ari keza gashimishije umutima wanjye, ubwo urambwira ko ari keza. Nawe ndakuzi wanzaniye amakuru meza. Biba ari ibintu byiza. Ngambwira rero. Waba ukundana na Lise? Yego. Nicyo kibazo nkubajije kandi warangije kucyumva. Waba ukundana na Lise? Nose mama ko arambwiye ngo ugiye kumbwira ibintu byiza ukahita umbaza. Nyine. Ukambwira ibyo byiza wenda nyuma nanjye. Si inkuru se nyine nkwibwirira ko nkwibariza nyine uri inshuti yanjye. Urabizi ko turi inshuti kuva na kera. Nta kintu tujya duhishanya. Urabizi. Nyine wa mukozi Alice. Wa mukozi wo mu rugo nyine nguyu wambwiraga ko tugiye kumucumbikira agakora akazi ko mu rugo. Urakundana? Nonse wabikwiye ibyo bintu cyangwa kuki uri kubimbaza mama? Erega irya mukuru riratinda. Rirazinduka. Urumva iyo rizindutse nyine riba ryagiye kureba. Ubwo rero nagira ngo nihamirizwe neza n'ifurange ngo imbwire niba ikundana n'uriya mukobwa. Uramukunda ntabwo umukunda? Sinzi impamvu wenda ubimbajije. Ni utuntu tworoshye. Ukundana n'uriya mukozi wo mu rugo cyangwa ntabwo mukundana? Ukundana na Lise? Wumve ko none ndi kubivuga mu kinyarwanda cyiza. Cyangwa ntabwo mukundana? Mama ariko nibyo ndi kujya kugusubiza ukahita wongera ukambaza. Nuko wari urimo kwikorosinga uzana uca inyanza ugenda ugaruka wongera ugaruka i Kigali ukongera ukajya mu burengerazuba n'iburasirazuba. Kumbwira icyo gisubizo cyakunaniye? Ntabwo byananira mama. Nuko wenda ntazi impamvu bimbajije. Ariko urabizi mama uri mama wanjye nta kintu kimwe nakubeshya. Ariko ujya tubane mu nzu wenda cyangwa ube wari ibintu nkeka nakubwiye ngiye nkeka kuri mama nakubwiza ukuri. Nyine uko kuri niko ndi gushaka. Yego Alice turakundana. Ye? Ngo? Mama ngiye nkunda Alice. Ukunda Lise? Nkaba nyirabukwe umukozi wo mu rugo. Nibyo? Mama umukozi wo mu rugo ni umuntu. Kandi ikindi mama ubona ko Alice ari na mwiza. Okay.
buriya hari ukuntu uriya mukobwa yaba yarandogeye umwana simbimenye. oya ibyo ntabyo bigeza ko njyewe ndi mukuru nzi ibyo ari byo. Henga nze njye kwishakira Lisa. Turabivugana neza, urakoze muhungu wanjye. Henga nze njye kureba ku gakobwa kandi ugiye umwana. ako mama Lisa ntabwo yandoze n'ijya umukunda we nta n'ubwo amunda